umusore wabonye Mariya wowe jewe guhera ejo naramubonye na n'ubu ndacamubona jewe ejo namubonye mu poto bakitwigezayo izuba ryaratwiyeretse n'imirabyo ryigabamo mu gatatu izuba rinini n'iritoya giye kubitamo umurasire rigiye kugenda ryikura umurongo gumwe neneho byabaye nk'iminota zitarenze 5 nizo nyinshi icome y'akarere yatubwiye ngo ibyo muvuga byose n'ubusa abaturage ariko baravuze ngo uratubisha bageze igihe baradusezerera baratubyango mwanze gutana iki giti tugiye kukirandura bagifata umwanya wo kukirandura niho ibyo byose byabonetse kuri ayo mafoto bigaragara habonetse ayo mafoto ya Bikira Mariya rwose pe ntabwo ndi umugatolika nawe ndi kwamamaza gatolika ndi umwe EDPR banyita Gatabazi Michel mu dugudu mutakanyuma umugabo w'umugore umwe n'umwana umwe uri umurokore wowe nje ndi umukore ninyandeko hano Gatabazi Michel EDPR ntabwo ndi umugatolika nuko baje kureba Mariya umurokore nje ni umurokore ndabihamya nanje ubwanje namwizeye pasiteri ubwo ntagaraguca pasiteri na mu gitondo twateranye bavanga bagiye kureba Bikira Mariya nancira hejuru ndamubwira ati umva pastor namubonye ndetse no kumubona ku biti natanze n'ubuhamya nje namwibone mu bice bitatu umurasire no kwindanya muri cyo giti kiri mu ngano nari ndi mu bambere twagezemo turi nk'abandi ijana nabo byari bake tubona igihu kinini cinci twavuga ngo durungu yabonekeye nanga hano turebye ku gipato ko byari bitondekanye kuri cyo gipato bimuye kandi ko byari biri none se ubwo ntago urahindura idini ukajya muri agaturika ukava muri byaba ari imyizere wawe usanzwe nari ufite nanjye biranunguye ko mu ADPR yavuze ngo yabibanye kandi numvaga ari abakaturika gusa oya ngiye ndo mu ADPR bavuze ngo abana bamubonye babaye ibiragi nibyo oya icyo abana batu narababonye ni batafite bari kwika ngo angana n'aka gakobwa agakobwa n'agahungu neneho bababazaga ibyo bagambaga ari meya w'akarere na padiri babyandikaga ariko inkuru nyamwinshi zo na benshi abana ariko kuvuga ngo ntari mu padiri bashaka abana bajijishije muri make kujya bumve ko aribo bashaka bati dushaka umupadiri witwa guca na guca ukoresha misa ishengesho gemo nako batubwiye se ngo Bikira Mariya niyo yabatumye ngo iryo zina ry'umupadiri ngo niko yababwiye ngo bamuzanye bashaka kujijisha abana kujya barebe baravuga ngo ntari dushaka umupadiri yitwa iryo zina ntago Ferdinand witwa Ferdinand umupadiri ngo Mariya je kintu cambabaje asengeshereza yo umupadiri kuri busoka je kintu cambabaje niko bagenzi bawe nawe ubwawe nubwo uri hano bakubonye bagucisha bugufi ukarya mu mitako zo muryamishara ku bitaka ndabibona nicyo kintu kimbabasha abagenzi bacu ubwo vuga naba abafata abanyamakuru bagenzi banyu bahoze babaryamishe hasi hafi yo kubakubita nicyo kintu cambabajije kandi iki kintu rwose pe ndi mutoya mu myaka maze numva ko yuko nubwo mwabisha kuri Radio Rwanda Paul Kagame bose iki kintu yaremo bamadukuriye polisi niyo yabaryamishaga hasi bakakurama n'inkweto yabakure cyane none bura abasirikare mbashimira n'abanyabasirikare no kujya babyumve ejo abasirikare pe nubwo batubwira ati ushaka baza gukora iki ati naje kureba Bikira Mariya ati subure kwa kuvanga ni he ni kwa hariya akakubwira ati gendo hareba agafata babira akabyata mugende muzo mutubwire abatari kwemera bakagenda abari kwemera bakagoma aho ngaho ariko abapolisi bazaga kubita n'umukecuru ufite umwana bangana mane ntari kinyabupfura nabonye ejo nabyumvishe ndi mu rugo n'ibyumba mitanzamuka inama numvishe ibiki numvishe ngati Mariya yabonekeye ino mu kigo shakira muri ndazamuka ngeze ku gipoto cyara hepfo mbona umukororombya ndagumya ndazamuka kuduca intege nk'abapolisi baradukubita turazamuka tugeze hara mu gasantere nabwo tubona Mariya na Yezu uramubona gutya naramubonye yabona ugiye muri amusantere wabibona ahagaze hasi se ujya ku poto wabibona tugeze ino ruguru imashini yaranduye igipoto hariho n'inyenyeri n'igiti yararimo baragitema abakecuru barwanira udushagari twicogera udushagari ubwo baratujyana utubabi nibyo nabonye none si
mu byo ndi kumva ngo abo bana baba barabonekewe ngo hari ikibazo baje kugira bimeze bite? murabaza abo bana se? ntabwo mbazi kuko ntabwo ndi uw'inaha ariko bagize ikibazo ejo bakimara gutema ibyo biti bahise babibiranye. bahise babibiranye bamaze gutema. babitemeye ubwene abo bantu bahise. naho wese wabonye ikishusho? uwo byabonye ni bibi. Ejo naraje murabona ni kumva nyine ngo marayika yaje na Yozefu ndangije ndaza ngeze haruguru ndamubona mu gipoto no mu giti cyari gihari mbona nanje ndamwibonera guca neza asigaye ubona apaisa ariko twirukaho baratubwira ngo ntago nukubesha kandi nje nandi kumwibonera. kandi wabonaga ahari ngo ateruye ikihagi yari ateruye iki? hari ufite agakoma nka muno agakomo akambaye. abavuze ngo yari afite n'udutango yagarutse bwa kabiri afite udutama tubiri dukikiye wigeze utubona? wabonye yari afite hari uwari wambaye agakoma n'indi shusho hejuru yari hakana gatoya. none se ko ndi kumva ngo bamwe nta bari kumubona biri kugenda bite? ntabwo mbizi. mwebwe se hari uwagiyeyo ntamubona? mwese simwamubona? njye naramubonye n'abandi benshi baramubonye. natwe tugiye kuhagera turareba ko turi bumubone. ubu ngubu yimukiye ko batubwiye ko ibyo bipoto batimara kubitema esemuka ubu ngubu ari hehe? twamubonera hehe? mu santere. ni mu giti cyangwa yicaye hano? ni mu poto nkariri. ni ipoto ry'amashanyarazi. ni ipoto ry'amashanyarazi ritagira insinga. ndetse nkamwe ko muri abana batoya mukimara kumva iyo nkuru noneho mukanamubona buramwumvishe mumeze mute mu mutima wawe? Mwumvishije tunezerewe. mugiye kwatura ibyaha byanyu. ubwo ngo kuko mwakurikizaho iki? ni ugukurikira Yezu tukareka inzira mbi twari tugombye kunyura. nziza cyane. kuri Imana ibumve kandi bababarire n'ibyaha twese tubabarire sibyo? twamubonye tubonye ameze neza ari kumwe n'umwana wa Yezu hejuru hari umusaraba munsi hari abandi babiri bakurikiranye twababonye rwose njye ndabihamije nanjye ntababonye. mubonye muteruye yaramuteruye Yesu ubundi nje nabonye umusaraba hejuru bwa mbere ubwa kabiri hakurikiraho amafoto gariho Bikira Mariya n'umwana ari hano n'intama twazibonye ku gipoto kiri hirya. none se ko umuntu yatubwiye ngo yajyanye n'undi muntu waramubona undi ntiyamubona ibyo bintu biri kwa biri kugenda gute ko twajyana nge simubone wowe ukamubona? ubwo bishoboka kuba utitegereje neza cyangwa wenda utizera ufite ibyaha n'umugorora byagura kuboneka na buno turi kubibona pe n'ukuri turabibonye. ubwo kugira ngo umuntu amubone bisaba ngo byadusaba nk'iki kugira ngo umuntu ave amubona? ukuje wizeye ko uramubona nta bindi njye nakoresha. Bikira Mariya njye ngomba kutaha mubonye. nzi ko ndi kumva ngo uri kumubona ngo ari kumanza yapfukama hasi nibyo? oya ntabwo ari byo. njye ntabwo napfukamye nagiye bisanzwe uca ndahagarara nditegereza ndababona. kuko nabwiye ngo uri kugira ngo ukicisha bugufi hafi no kurira bakaba ari bwo ubona ibyo ubona. oya hariho n'uvuze ngo utambaye isapure ntiwamubona. oya babesha ntabwo nambaye namubonye. mwebwe muri abakiranutsi nubwo mugorora byagura kuza no hasi biri guhicora ukareba hasi hasi k'umucaca. hari umubyeyi tubwiye ngo byatangiye ngo hashize icyumweru kandi abandi bati ngo batangiye ngo kwiyoresha. byatangiye ku wa gatatu ubundi ababibonye n'ejo bundi ku wa kane ubwo n'ejo byabaye n'ubwo umunsi njye nabibonye uwo munsi ku cyumweru. yego nibwo wamenya amakuru. ko hari umuntu uvuze ngo ari ukuntu abaturage b'intango mwanywe inzoga mwasinze mukimajina ibyo mutari kubona nibyo? oya ntago ari mugapfa kwikiza ngo mukavuga ngo wenda inzoga ikakwereka ikintu kitari cyaza ngo dore Bikira Mariya ngo uriye. oya niwe wowe wabonye niwe nabihagarara. ese nk'aba bana batoya hari inzoga banywa? ubu se none nkatwe twazinyweye he iki gitondo kwa masaje. ahubwo haragani makuru ndi kumva ngo ari igihe ngo waba ari nk'umuzungu ngo wabishushanyije ngo nyine akaza akabishiraho. oya ntoyabona uko abishushanya ese nk'iki giti bagishushanya gute? hamwe kugenda yimuka ngo baragitemye yimukira hanze. kugenda yimuka ubundi ku gipoto kiri mu ntebe niho biri neza naho birahari bye. hano hari umusore atubwiye ko yabonye ibya Bikira Mariya neza. ugiye kubitubwira uko wabibonye? Bikira Mariya waramubonye? amubonye. byatangiye ute byaba bimeze bite? ubundi aratwana tubira agahungu n'akagakobwa. yego baba bari mu shuri. yego noneho baza kubona inyenyeri hehe mu kirere. inyenyeri mu muryango. yego
noneho kandi barasohoka baje kureba ni kwa kangahe babibonye babibonye kwa gatanu yego mbwira ijwi kugira n'abakumva nyine noneho umunsi wo kuwa gatanu twe twana turabona inyenyeri mu kirere iri mu muryango barasohoka ngo baje kuyikora basohotse ngo baje kuyikoraho babonye iri kuja mu giti baja mu giti nabo baragenda baja kureba hera bahabonye bahabona abantu maze kuhabona abantu babona Bikira Mariya babona abantu benshi batondekanyije ku murongo bumva ijwi ribabwiye ati uzagera ahangaha azasenge nzaba namubona azasubireyo azaba yari niyeretse babwira ubwo twana yego ati ari n'irindi jambo ngo abo bana bavuganye nabo ati jewe ungiye kubabwira ijambo muzaribwire padiri nzandutumye nangiza mwigire rite ngende ati ntuzaribabaza muzamubyatoya ntabwo uri padiri noneho ntangije abana basubira mu rugo kandi ku gasi kanataha yaze mu rugo kabakabaje akabavuze ati mama tari ibintu mbonye ndakubye ibintu mbonye mama amaze ati se ubonye iki nje mbonye inyenyeri iri mu muryango ati se ubonye iki mama yanga kubyemera yanze kubyemera ati ma ati niwe ngo ndikubesha ati inyenyeri vanje kukwereka ahantu yanyuze yahagaze mu giti mama aragenda maze kugenda usanga ukomeye arayibona yayisanzemo yego byumva ko natwe twase duhurura tuja kureba muraturanye uwo mwana yego none turangije abati sinibye koko biramutangaza noneho ahamagara ari kuvugana none atari kubesha bagiye kureba basanga none hari umuco ukamubona neza kuko wambona mpagaze gutya biramutangaza ahangiye atagisubira mu rugo gicungira mu bandi nzi uwo ku giti cyawe wamubonye namubonye wamubonye ameze tubwo nabonye ari mwiza nabonye afite agatama hano ku rutugu mbona asigatiye umwana mbona afashe n'intama nkano ari niwo nabonye afite inkoni none si ubwo ndi kumva ngo ntara ku kigo cy'amashuri ngo ikirahuri cyamenetse uruteye n'ubwo mucyo mwinshi niko byaje kugenda ingope haje umuco bituma umva ndi kubwira ngo na n'ubu uko abapolisi bahari uri kugera mu mujya uri kuhagera ugahita ubona hano mu kuza mu kirahuri kandi iryo poto bahatumye baranabitwaye sundi iryo poto ryagiye hehe baharitwaye iryo poto si ryari riho na ryo Bikira Mariya niryo ryari niho yabanje guhagarara ubwo yahise yimukira hasi ubu nariya mu gasantere arimo kuri iriya poto yindi nyine uri kumubona ko ntabwo ari kugaragara neza ariko aracyarimo ariko ubona ko arimo pe uri kubona arahari kandi wari umuhamya wo kubihamya kugira ngo njye naraharaye waraharaye iryo joro rese waraye umureba ngope ese nta rindi jambo yaba yarabwiye n'abantu bari bahari bari bashungereye nta kintu yigeze avuga abantu benshi baba bahari kubyumva nabo barumirwa ariko n'ejo mu kwezi nko mu masaha nk'izi saha wari ukubona no mu zuba ukabona none ukabona niwe ariko mwebwe nyine nta kindi kintu yigeze atangariza abari bahari nta kintu yigeze avuga we yabwiye abo bana bonyine nibo yahaye ubutumwa ese uwo mwana wabaye ikiragi ibyo bintu koko nibyo uwo mwana kumva nubwo bava ngo yabaye ikiragi we yaravuze ati utari padiri atareka ati nzabya padiri gusa atumwebwe ntacyo twavugana yavuga padiri nde uwo padiri yitwa nde padiri ntabwo yamuvuze asengeshereza he kuri Musogo ati no mupadiri nzabibyira ati nawe mwebwe ati nubwo mwamaye n'amafaranga arayanga nase ubwo yaracecetse zavuga ruko abonye umupadiri ko yavuze na n'ubu bamujanye kuri Busogo aramubura arongera aragaruka bamujanye mu misi amubuza arongera aragaruka ati gihe nzamubonera ubwo nzavuga ico nzamubyerera arangije atayigira n'umurugo twakoze n'abari mubwiye bari abana bangahe babiri bagakobwa n'agahungu
ubwo nikabwira abantu bari kuvuga ngo Bikira Mariya ngo ntabwo yaboneka hano niyo message aho abantu bari kubihakana ngo Mariya ntawe wagaragaye hano utabibonye agira ngo Imana ntayihari ariko Imana irahari ari umuhamya wasi ko ibyo niboneye ejo byo byonyine ntabwo nakwirwa ndashidikanya ahajya bavuze ngo ipoto riri mu mbuga yanyu iyo poto yari iri mu mbuga mureba neza yego ntabwo byoroshye bwanjye ibintu umva ni n'igitangaza buriya sinzi buriya ese kubera iki muri kuba muri benshi umwe akamubona undi ntamubone birimo byagenze rero nkubye kumva ntabwo aba bantu uwo muntu wahageze biramubonye pe ntubarahari ipoto bararijanye ngo bageze kumurengera iratoboka ipoto riratoboka ryatorotse ipoto oya intuza imodoka yatwaye pe nk'umuntu waratemye kiragete we nta kibazo yagize nubwo namubona wagitemye ntabwo umuzi ntabwo utuye muri aka gace agatiyema ko nturetse ko baratemye ko nasi nigera mu rugo ariko iyo umuntu atangiye guhakana ikintu cyo wiboneye ntabwo mwaganira hajya guharaye General haraye